Hello dear friends, mwaramutse neza, igitondo cyiza ndabasuhuje mwese aho muherereye, abari mu Rwanda, abari hanze y'igihugu, aho muri hirya no hino, nizere ko mumeze neza cyane. Nanaboneraho kubifuriza weekend nziza ndetse no kugubwa neza n'abantu bizihiza isabato cyangwa se abadivantiste, nabo mbabwira ngo isabato nziza. Uyu munsi nje hano mbabwira ku tuntu twinshi tugiye dutandukanye, ariko cyane cyane turibanda ku buzima, kuko byagaragaye ko cyangwa se ubushakashatsi bugaragaza ko ubuzima turi kubaho bwa buri munsi nibwo buri gutuma tugira ingaruka cyangwa se duhura n'indwara zigiye zitandukanye, cyangwa se ukaba wahura n'ibibazo mu mubiri wawe, kandi ibyo bibazo ukabifata nk'ibidasanzwe, ukibaza ahantu byaturutse bikakuyobera. Nta handi rero bipfira cyangwa se aho bituruka ku mibereho yacu, bituruka uko tubayeho. Ubuzima tubayemo bwa buri munsi duhura n'ibintu bitwangiza uko bukeye n'uko bwije, kandi ibyo bintu mu kutwangiza tukabikora twebwe tumeze nk'abari kwinezeza, nk'abari kwishimisha. Uyu munsi urajya mu kabari ugafata ibintu birimo alcohol nyinshi, cyangwa se ugafata ibintu birimo amasukari menshi, cyangwa ukajya nk'amaburusheti nayo kandi harimo atabahiye neza, ku buryo ejo cyangwa ejo bundi byakugiraho ingaruka. Si ibyo gusa, ku buzima bwacu bwa buri munsi dufata amafunguro arimo amavuta, amasukari, imyunyu myinshi. Ibyo byose byagera mu mubiri wacu tukarwara umuvuduko, tukarwara diyabete, cyangwa se tukagira ibibazo by'umubyibuho ukabije, kandi umuntu wese ufite umubyibuho ukabije niko agenda atakaza ubudahangarwa bwiwe uko bwije n'uko bukeye. Si n'ibyo gusa, nanone ugasanga uko tubayeho ku buzima bwacu bwa buri munsi turahura n'ibyotsi byo mu nganda, ibyotsi by'ibinyabiziga, abakoresha amatabi, abo bose tukagenda duhura nabo. Mu by'ukuri uriya muntu ukoresha itabi ntabwo arifata ngo arikanjamire, ahubwo ni umwotsi yinjiza mu bihaha bye, kandi nawe ndabizi neza ko uwo mwotsi cyangwa se umwotsi w'itabi, itabi iryo ari ryo ryose uzi uburyo rihumura. Bishatse kuvuga ngo nawe nubwo utarinyweye ngo urishyire ku munwa, ariko nawe wa mwotsi wageze mu bihaha byawe uzakwangiza nk'uko na wa muntu nawe uri kumwangiza. Si n'ibyo gusa, nanone ubu ngubu ho bavuga ko indwara nyinshi turi kurwara, stroke, amasiteresi, ibibyimba byo ku bwonko, ndetse no kubura amahoro kenshi cyane ku bantu bamwe na bamwe, biri guturuka ku bikoresho by'ikoranabuhanga turi gukoresha ku buzima bwacu bwa buri munsi. Uko bukeye n'uko bwije dufite telefone, iyo uri kuyivugiraho iminota 15-30 igashira, ku gutwi wumva harimo ibibazo byinshi. Si n'ibyo gusa, dufite n'ubundi uku tuzishyira mu mufuka, ndetse wenda nk'aha kuri taburo ya telefone ukabona wayegereje ku mubiri wawe. Hari igihe ukora urugendo runaka ukumva handi ku mubiri hegereye telefone hatangiye gushyuha. Bishatse kuvuga ngo hari amaradiyesheni ahuza umuntu nyine n'undi, cyangwa se atuma telefone yawe ikurura amanetiwake. Ibyo ngibyo rero bitugiraho ingaruka ku mubiri wacu, nanabyita nk'uburozi cyane cyane, kubera ko biragenda bikatugiraho ingaruka, kanseri, gutakaza ubudahangarwa bw'umubiri. Yewe si n'ibyo gusa, hari ku bindi bikoresho by'ikoranabuhanga nko gukoresha za mashini no gukoresha n'ano mateleviziyo tureba, biriya byose niko bigenda bitwangiza amaso, cyangwa ejo bundi ugasanga biri kuduteza izindi ndwara, kunyura mu ma esanseri n'amasikaneri. Ibyo nabyo bigenda bitugiraho ingaruka uko bwije n'uko bukeye. Ukazasanga ejo bundi niba nk'umumama utwite yanyuze nko muri sikaneri, ukazasanga abyaye nk'umwana w'ikimuga, cyangwa se abyaye nk'umwana ufite ikindi kibazo. Kubera iki? Iriya sikaneri inyura nyine mu turemangingo twacu, ikatunyuramo ijya gusuzuma nyine niba umubiri wacu nta kibazo ufite, cyangwa se nta kibazo na kimwe, nta kintu cy'icyuma twinjiranye aho hantu tugiye kujya. Rero uko nguko iyo sikaneri inyura mu mubiri wacu, niko bitugiraho ingaruka ku itembera ry'amaraso, cyangwa se uko umubiri wacu ugenda uhanahana amakuru, mu kuba byatuma tugira ubuzima bwiza. Rero bikatwangiza cyane. Ibyo ngibyo rero nabyo bitugiraho ingaruka cyane. Ibyo byose rero nta hantu twabihungira kuri ubu, kuko ni ubuzima bwacu bwa buri munsi. Ni isi y'iterambere, kandi isi y'iterambere izana ibyiza, kandi ibintu byiza byose bigira n'ibibi byabyo. Rero hari umudogiteri watekereje kuri ibyo bintu byose,
amaze kubitekereza haribaza ati se nicyo umuntu yakora cyangwa twabigenza ute kugira ngo tubashe kubana n'ibi bintu byose ariko tubane nabyo dufite n'ubwirinzi ku buryo bitadugiraho ingaruka nyinshi cyane. So rero nibwo yabonye yegereye OMS, ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima. OMS tugira inama y'uko tugomba gukoresha ubwoko 5 bw'imboga n'ubwoko 5 bw'imbuto ku buzima bwacu bwa buri munsi. So hari akandi kantu ntari navuze ariko nako usanga indwara nyinshi turi kurwara nko kurwara prostate, nko kurwara nk'umutwe ukabije, kuba twagira nk'amastroke, biri guterwa n'ako kantu nari natarutse. Ni ikintu cyitwa stress, akazi dukora, ibyo dutekereza, gutekereza ku buzima n'imibereho, imibereho yacu ya buri munsi, imiryango dukomokaho, ibyo byose turagenda tukabitekerezaho bigatuma tugira stress ziri ku kigero gikabije ku buryo ushobora kwicwa na stroke cyangwa ukicwa na stress, cyangwa se n'ibintu byose wari gukora neza bikagenda nabi kubera icyo kibazo cya stress ufite. So rero nibwo OMS tugira inama yo gukoresha ubwoko 5 bw'imboga n'ubwoko 5 bw'imbuto kugira ngo izo mboga n'izo mbuto zigenda zituma umubiri wacu umera neza, n'ibyagiyemo biri nk'imyanda, izo mboga n'izo mbuto zikora amasuku mu mubiri bisohoke nk'imyanda, ubundi dusigare dufite ubuzima bwiza. Ku buzima bwacu rero bwa buri munsi kubona za mboga na za mbuto biragoye kuri buri muntu, biragoye pe, ni n'ikibazo gikomeye. Niyo mpamvu umudogiteri watekereje icyo kintu yahise ko yegera uruganda rwitwa Nature's Way. Ni uruganda ruri muri Amerika rutunganya inyunganiramirire cyangwa se product ziganjemo za mboga na za mbuto, noneho bongeramo n'ibindi bimera byinshi bifasha kongerera umubiri wacu ubudahangarwa ndetse no guhangana n'ikibazo icyo ari cyo cyose twaba dufite mu mubiri. Rero izo product niba ukeneye kumenya amakuru menshi arambuye cyangwa se amakuru menshi arenzeho, jya hano muri description urafatamo nimero yanjye, ubundi uzimbazeho tuvugane, cyangwa se unyure inbox kuri njyewe, ubundi nguhereza amakuru arambuye kuri izo nyunganiramirire zagufasha kwirinda ndetse no kwivura indwara zigiye zitandukanye. Hari izo wakoresha urwaye, hari n'izo wakoresha utarwaye kugira ngo ubashe kubaho ufite ubuzima bwiza. So rero murakoze cyane, mugubwe neza, ndabashimiye.